Dutangiranye umugabo n'umwana batembera. Umwana ageze hano ati papa dore mama nguriya. Amaze gutunga agatoki yerekanye nyina, hagaragara mama ari gusoma n'undi mugabo bagaragaza ko bishimye. Ise agakomeza amubwira ati mwana wa hoya, papa mama we yagiye muri salo gukoresha umusatsi, ntago ari uri kubona hariya. Ariko uyu mugabo yakomeje kubwirwa n'umwana yuko mama we ari nguriya ari kumureba imbere. Uyu mugabo rero yaje kureba, amaze kubakubita amaso asanga ni umugore we wibereye mu rukundo n'undi mugabo. Umwana yarahamagaye uti mama, none amaze guhamagara ngo mama, umugore yarakebutse. Akimara gukebuka umugabo ahita yihisha n'umwana we. Umugore arakomeza areba uwari umuhamagaye, asanga nta muntu ari kubona. Umusore bari kumwamubaza ibyo yumvishe. Umugore aramubwira ati nshobora kuba ari imagination ndi kwimagina, naho ubundi twigumire mu byacu. Umugabo akomeza bareba, abona bari mu rukundo ari kumuca inyuma. Mana we, mbega akababaro. Uyu mugabo byaramurenze. Umwana akomeza gupopera mama we, ariko mama we atari kumureba. Papa we yafashe umwanzuro wo kubwira umwana ati ugiye kuba uri gukina n'abandi bana, ndaje gatoya. Yesu yohereza umwana ajya gukina n'abandi bana. Ese uyu mugabo agiye gukora iki? Yakomeje kureba uyu mugore, areba agakomo yari yaguze hamwe n'umwana w'umukobwa we. Birakomeza biramurya, areba ukuntu umugore ari kumuca inyuma, yumva biramurenze. Ahita afata umwanzuro wo gufata telefone, ahamagara umugore we. Umugore mu gihe ari mu rukundo avuga ati uyu ninde uri kumvangira kuko anyicira ibyishimo. Arebye telefone abwira uyu muntu bari kumwe ati wowe wihanganye gatoya, n'umuntu w'ingenzi yari umamagaye, reka mbanze mwitabe. Ahita agenda ajya kwitaba telefone ati allo chérie, ati suri hehe mugore mwiza. Umugore aramubwira ati njyewe ndi muri salon nagiye gukoresha imisatsi, ntago ndasoza gukoresha imisatsi. Itese chérie koko ne uri muri salon? Ati ntago nkubeshya baby, ndi muri salon ndi gukoresha imisatsi. Amaze kumubwira ko ari gukoresha imisatsi, ntago yari azi ko umugabo ari kumureba. Umugabo yahise amubwira ati okay, noneho njyewe n'umukobwa wawe tugiye gushaka ukuntu twaza tukakugeraho. Umugore rero byabaye ngombwa yuko yumva aguye mu kantu, yumva biramuyobeye cyane, yibaza ukuntu bino binagiye kubyifatamo. Ahita abwira umugabo yuko hari akazi k'ingenzi agiye guhita ajyamo. Baje ahantu ari gukoresha imisatsi basanga yamaze kugenda. Yahise amuhakanira. Umugabo abura ikintu akora, akomeza kumva ukuntu umugore ari kumubeshya. Birakomeza biramurya, arababara cyane, agira agahinda kenshi ukuntu umugore wamuhemukiye. Umugore yahise agaruka yisubirira kuri wa mugabo bari kumwe, ari guca umugabo w'inyuma. Umugabo akomeza amureba. Umukobwa abwira umugabo ati twekomeze twiryohere chérie, uriya muntu yanshakaga ariko n'ubundi ntago ari uw'ingenzi cyane, mise mureka. Umugabo byaramuriye, abura ikintu akora biramucanga. Akebutse gato arebye abona umugabo wambaye masike ari gukinisha abana, n'ahandi akana kiwe kari kishimye. Ahita yunguka agatekerezo, ahita aza yegera wa mugabo wambaye masike, ahita amubwira ati reka nguhe amafaranga unize kuri iyo masike, ngira akantu gatoya nikorera. Ati mbabarira uyinize, ndaguhaye amafaranga ni menshi, ubundi ngira akantu nanjye nikoreye nishimisha. Umugabo yamubereye imfura rero, amafaranga arayemera. Wa mugabo ahita yambara ya masike. Amaze kwambara ya masike yahise aza yambaye masike, afite n'ibipirizo. Asanga abandi bari mu rukundo, ahita avugisha ati nabavugisha gatoya, ati ngende umukinnyi wa wudu komedi, ati none se reka dukina agakino gatoya. Mugabo ati nta mikino dushaka, turekeye twenyine, guma kure yacu. Mugabo ati okay, nabakinisha agakino mukajya munsubiza ibibazo, nkahita mbaha amafaranga umuntu watsinda ikibazo. Noneho umugore akomeza kuvuga ati iyo mikino yawe ntago tuyishaka, nta mafaranga dufite. Uyu bari kumwe aramubwira ati chérie mureke dukina ku gakino turebe ibyo ari byo, noneho wumva ko harimo n'amafaranga. Ati okay, nta kibazo, tubwire umukino tugiye gutangira. Uyu mugabo yahise avuga ati ikibazo cya mbere kiragira kiti ese uwo mugore wawe afite akazi? Uyu mugabo yaramubwira ati cyane rwose, umugore wanjye afite akazi keza gakomeye cyane, ni umunyabizinesi. Ati okay, ikibazo gisubije neza, igihembo cyawe cya mbere ngiki. Ako kanya yahise aterera hasi dolari. Uyu mugabo yafata yishimye cyane, dore ko we nta n'ikintu yishinjaga. Amaze kuyatora rero yahise abwira umugore ati rero chérie dore amayambere turayatsindiye, urabona ko umukino ari uw'amahirwe. Amaze kubona rero yatsindiye, umugore yahise yakira. Ahita abaza umugore ati ese chérie we ntabwo ushaka kuyatsindira? Noneho umugabo ahita avuga ati umukino wa kabiri dore nguyu.
none harababwiye ati ese uyu musheri wawe cyangwa umufiyanse wawe ashobora kuba afite umwana. Umugabo avuga ati oya nta mwana dufite kuko ntabwo turababyara. Ariko umukobwa bitewe n'ukuntu abizi neza akomeza kwikeka. Umugabo avuga ati se hari ikintu uri kumisha? Umukobwa amusobanurira yuko nta kintu ari kumuhisha, ko amukunda nta kintu yabasha kuba yamuhisha. Umugabo ahita avuga ati oke, aturetse ikindi gipirizo havamo agakomo k'umwana. Hamaze kuvamo agakomo k'umwana, wa mugabo aragafata ahita agahereza wa mugore. Wa mugore amaze kugafata ahita abaza uyu watangaga impano ati ese ko iki ngiki ari igiki umpaye, ku iki ngiki urabona ari amafaranga? Umugabo ahita avuga ati rero icyo ngicyo rero ni ikintu gifite agaciro karenze cyane, ko gifite agaciro karuta n'amafaranga. Bigaragara ko wa mugabo yari yatangiye gukunda umukino. Bwata ahubwo we komeza utwibarize, ukomeze utwihera impano. Noneho umugabo avuga ati ngiye kubabaza ikibazo cya gatatu. Umugabo waje wambaye masike rero yasabwa ati ikibazo cya gatatu dore ngiki, si umukobwa mukundana cyangwa umufiyanse mwaba mwarashyingiwe? Umugabo ahita amubwira ati wapi ntabwo yigeze ashyingirwa kuko ntabwo turakora ubukwe, ahubwo uneye kuraje muri iyi minsi ngiye kubipanga tube twashyingirwa vuba vuba bidatinze cyane, kuko nanjye nicyo kintu ngiye kwitaho, sibyo sheri? Sheri ahita amwitegereza avuga ati yego koko nibyo. Wa mugabo ahita aturitse igipirizo cya gatatu. Igipirizo cya gatatu rero hahise havamo impano. Umugabo arayitoragura, amaze kuyitoragura asanga ni impeta. Impeta ahita ayihereza umugore avuga ati impeta ni nziza cyane, ni iy'agaciro, ukuntu ino mpeta ari nziza. Umugore ahita areba wa mugabo w'igipirizo, wa mugabo w'ibipirizo yarasigaye igipirizo kimwe, ahita avuga ati ibibazo byose mwabisubije neza. Akaba ariyo mpamvu ngiye kubaha impano y'akataraboneka ya nyuma. Ahita iyo mana ayituritsa, hahise havamo agapapuro. Ako gapapuro kari kariho nimero, umugabo arayitora. Wa mugabo uri gutanga impano yarabwiye ati iyo nimero ya telefone niyo mpano y'akataraboneka, rero nimuyihamagare ubundi murebe impano ya nyuma nabateguriye. Umugore yarahamagaye, amaze guhamagara baramwitaba bamubwira ati navuga ushinzwe divorce. Avuga ati twabafasha gute? Akimara gutungurwa umugabo yahise akuramo masike abereka isura yiwe. Umugore akimara kumubona ahita atungurwa. Uyu mugabo ahita avuga ati iyo niyo mpano y'ingenzi naguteguriye, kubera kumbeshya no kumemukira no kunca inyuma, iyo niyo mpano nguhaye ugomba kuyigumana. Umugore yarakomeje ataratungurwa, yumva biramucanze. Umugabo avuga ati rero nimero yigumane, ayo mafaranga naguhaye bwa mbere niyo yonyine uzasigarana. Ko batandukanye kandi uyu mugabo atazemera yuko hari ikintu bagabanya pasupasu, ko birangiye ayo mafaranga ariyo agomba kujyana. Naho kagashanete naguhaye nako ngiye n'umukobwa wawe twari twaguze. Wa mugabo bari kumwe aratungurwa, ahita amurekuza, ahita amubaza ati ese burya wakoze ubukwe ufite umugabo n'umwana ukaba utari warigeze ubimbwira? Umugore bigaragara nk'aho byamucanze, avuga ati ariko nabasobanura. Mu gihe bakiri muri ibyo umwana yahise aza, ahita amuhamagara ati mama. Nyina ahita amuhamagara, amaze kumuhamagara umwana bigaragara nk'aho yanze nyina, ahita amubaza ati se mwana wa nawe ugiye kunsiga? Ise umwana yahise afata akaboko umwana barigendera. Umugabo usigara hano biramuyobera cyane, biramucanga. Amaze kubona bimucanze yahise ahaguruka areka uyu mugore arigendera. Umugore ahita amubaza ati ese unsize njyenyine? Uyu mugabo aramwitegereza amubwira ati urabikwiriye kuko uri umuntu mubi, uri inyamaswa kubera ubugome bwawe no kubeshya. Umugore yahise asigara hano yicuza kuba yabeshya umuntu urukundo, abona ko ibyo yakoze bimukwiriye bino bihembo. Ese iyi video niba hari ikintu kwigishije, andika muri komenti, ukore like, subscribe, utazajya ucikwa n'inkuru nk'izi ngizi. Mwari kumwe na Cabiranya, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Yeah.